ari abandi bashumba beshi bagenda bahindurwa n'imisi nibihe baterwa na demoni mudindiza na demoni bwenge bw'isi. Uyu demoni agenda ahindura abantu byanze bikunze ashaka kubakura mu byizerwa kandi akabatetereza kwikakaza no kwishyira hejuru. Nicyo kimenyetso kizajya kiranga bene abo bashumba baba barajyanye baragiye bashaka kugirana amasinyare na Korode yamaze guterwa. Birasaba neza yuko niba ari n'agakino bafite Imana igiye kubashyira hanze. Niba bari mu gakino yakonika Imana irambiwe. Urabihanuye? Ndahanuye nk'umuhanuzi w'Imana. Niba ari n'agakino baba barimo ngo bari mu butwiko. Ntabwo ngewe ndi hano ndi mu butwiko. Sindi gutwika, ntawe ninginga, ntawe nsaba, ndi mu ishyaka ry'ubumana. Imana yaremye ijuru n'isi. Ubu butwiko bwabo bwose bugiye kugaragara. Umwaje ari gusaba undi imbabazi. Tukabona ngo aje ari gusaba undi imbabazi. Ubwo butwiko bwose bwagiye bubaho nkajya mbona aho Mutesi pasteur. Mutesi pasteur. Nibishaka gira gutyo. Kuko ibyo nabonye kuzimu beshi bagiye kurimbuka. Ibyo nabonye kuzimu mbona Satani n'uburyo agenda hindura abakozi b'Imana ashaka kubigarurira ngabagira uko ashatse. Beshi bagiye kuba kabarore kandi uzabibona. Ikikaza kikibasira abantu ande Kristo kaba yakora ku mugaragaro. Ande Kristo nubwo itarajya ku mugaragaro neza ariko byanjye bikunde. Ndabona n'ubundi amaherezo ariho yerekeza. Irashaka guhindura abantu bose kugira ngo baba kabarore n'ubundi bagende bajya mu rwego rwa Satani. Ariko Imana ifite agahindira gupfusha. Imana ifite agahinda gakomeye cyane. Biraza kurangira nkarabye n'ikiganza nsa n'ukarabye gutya. Ngira abantu nkaraba. Mvuge nti ndagukarabye kuko ubere kutumva. Amushyireho ibiganza musengere. Ubwo mbivuze bwa nyuma. Bitabaye ibyo. Bitabaye ibyo. Do nabonye Korode. No mu bihe bikeye mushobora kujya kumva mukumva ngo arafunzwe. Bishop Gerard yanejeje Imana kujya gusaba imbabazi Mutesi. Kira kintu yakoze cyonyine ubwacu Bishop Gerard cyanejeje Imana. Nibi bintu bundi Imana ishaka. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Ikaze kuri mwese mudukunda kandi mudukurikira, turabashimiye cyane. Mwese mwakoze subscribe munshe z'isi zigiye zitandukanye aho muherereye hose. Turabakunda cyane kandi muri abantu bagaciro. Twongeye guterwa ishema cyane no kwakira uyu muvandimwe turi kumwe. Wenda si ubwa mbere tumwakiriye aha ngaha ariko tuzagenda turushaho kubana kandi n'abamukurikiye ku nshuro ya mbere namwe tubaye ikaze kandi muri buze kunguka byinshi cyane. Tugwaye ikaze. Yego ndabishimiye cyane kuri uyu mugoroba cyangwa se kuri isano uyu munota. Abantu banyumva bari hano mu gihugu cy'u Rwanda, abanyumva bari ku bihugu by'amahanga, bari Burayi ba diaspora. Nkomeje ndi Prophète Floriye cyangwa se Reverend Floriye. Imana yacu tugire neza. Yego ni byiza cyane, nta nubwo ndi buze kuza gutinda. Turifuta kugira ngo ubone kera kitameze neza ariko icyo umwami Imana yagambiriye ko gitambutswa message iri buze gutambuka mu izina rya Yesu. Uri kubanza dusengera Imana ubundi tuganire. Yego. Witwa Imana nziza, witwa Imana y'ubutware, turagushimye kuri isano uyu munota. Umuntu wese uteze amatwi iki kiganiro. Amen. Amen. Witeka guhe umugisha cyane. Yego yego. Mudukurikiye nukuri turabashimiye cyane. Ni byinshi cyane babiri kugenda bigarukaho bivugwa kuri iyi mihanda. Hari uburyo wenda wagiye utanga ibiganiro byawe by'uburyo wagiye unyura mu by'isi y'umwijima ukaza kugirirwa umugisha cyangwa se ukaza gutabarwa n'Uwiteka umunsi ukaba umeze neza, ukaba uri mu ivugabutumwa. Hari uburyo ubona ibintu biri kuri social media, ivugabutumwa sigaye rikorerwa kuri social media, ryihangana ry'abakozi b'Imana, biriya bintu bibona gute? Biriya bintu byose byaturutse ku mwijima woherejwe uvuye kuzimu w'abadayimoni. Satani yanababatije amazina kuko hari abadayimoni natangaje babiri. Umudayimoni umwe witwa bwenge bw'isi, hakaba n'umudayimoni witwa mudindiza. Narabavuze cyane bihagije.
muri iyi minsi noneho narasenze nza no guhishurirwa undi mudayimoni ufite izina ryitwa Nyamugijya Nino. Ni rya zina ryitwa Nyamugijya Nino rya mukristo ari mu rugendo. Hari harimo umuntu witwaga Nyamugijya Nino. Rero muri iyi minsi y'imperuka aba badayimoni uko ari batatu bari gukora bashaka cyane no kuba bibaye ngombwa bakandagaza abakozi b'Imana b'amateka bakomeye b'ibyamamare tuzi, bakabandagaza babagira kabarore isi yose ikababona. Bitewe n'iki? Hari amasezerano aba bakozi b'Imana baba baragiranye na Satani kuzimu, bagasezerana ndetse akabemerera n'ubutunzi azabaha, akabemerera amamodoka n'amazu n'amataje azabaha, ngo ariko bibaye ngombwa bakamukorera quelque part bajijisha bagaragara mu izina ry'Uwiteka ariko ntaryo bafite, bakorera inyuma ya zero. Ayo masezerano rero nge narayanze ikuzimu icyo gihe, aribwo Satani yansezeranyaga ngo sinzashaka umugore, sinzabyara. Ndangije ndabyanga. Mareka Uwiteka icyo gihe yankuye ikuzimu mu mwaka wa 2000 ubwo ari se yajyaga gikuzimu, nanjye ngiye guhishurirwa iby'amabanga y'ikuzimu. Niho namenyeye yuko Satani se kibi wa mugome ufite amahembe 7 kuzimu ari we ufata abantu abakozi Imana akabasezanya inshingano runaka. None wajya ubona umuntu yaramama yari icyamamara, ari umupasiteri w'icyamamara, uzajya unababona bamwe hanige baba bafite n'imbaraga zigenda zigusha abantu, yamukoraho gutya ari gusengera nk'umuntu mu rusengero agahinima akikubita hasi. Zira n'imbaraga ziba zaracishijwe hehe ikuzimu. Imbaraga Imana ntabwo ibishobora. Zira n'imbaraga ziba zaracishijwe ikuzimu. Imana birabyo ntibikora. Kuki abantu benshi batavuga ati mu bitwerera Satani, Imana byo ntiyabishobora? No kuvuga mu yandi magambo, ubundi imbaraga z'umwuka wera aho ziva zikagera, iyo umuntu afashwe n'umwuka wera ari kuva mu byaha ava mu byaha, no kuvuga ngo ashobora kuzura umwuka wera, ariko bitandukanye na kwa kundi avuga ngo amukubise ikiganza, yamukubita ikiganza umuntu agahita abandagara ukabona ko abuze ubwenge. Ibyo biratandukanye. Bene abo bapasiteri b'ibyamamare baba bameze batyo, akenshi baba baragiranye amasezerano na Satani quelque part, ariko abakristo bo batazi ibyo barimo bapfira mu kigare. Yes, jewe buriya no kuvuga ngo imbaraga z'umwijima zose uko zikora zose nagiriwe umugisha ndazihishurirwa ndazimenya, hanyuma nsobanukirwa n'imbaraga z'umucyo. Imbaraga z'umucyo nazo ndazimenya, ubu nizo nkorera nazo mbamo z'umucyo. Nemeye kwemera kuba mu buzima bugoye, nanga kubona amamodoka zambuza ubugingo, nanga kubona amataje azambuza ubugingo, nanga kubona amazu azatuma mbura ubugingo, ariko ndavuga ngo nzemera sincumuzwe n'akamanyu k'umutsima. Niba Imana intabara izantabare neza binyuze mu mucyo, ariko ibivuye mu mwijima kwa Satani narabyanze. Ubu nabyaye abana banye, mfite umugabo, mfite umugore, mfite n'abana. Bishaka kuvuga ngo Imana yo mu ijuru yaratsinze, Satani yaratsinzwe. Rero nzahamya Imana ibyo nabonye. Niyo mpamvu uzajya ubona hari ibyamamare by'abakozi b'Imana bari kujya bagenda bahinduka, ukaba watungurwa no kumva ngo bishop runaka ngo uko twari tumuzi ngo yananiranye, tukumva ngo apotre runaka yananiranye, tukumva ngo aba bananiranye. Naho bigenda byose bifa. Wenda ku ruhande rumwe hari uburyo tubona abakozi b'Imana baba baratangiye ibintu neza, babirimo, bafasha abantu bari mu ivugabutumwa, ahanini wenda Imana yabatabara ugasanga ibintu biri kugenda byanga. Ibi biraterwa n'iki mu isi y'umwijima? Izi mbaraga ziri guturuka he ziri kugusha abantu kuri uru rwego? Biba biva ku kintu kibanga bo bafite, baziranye na Satani quelque part, banga gushyira hanze ngo abantu bakibone, ariko bo bazi neza ko ari amasezerano bagiranye na Satani. Icyo gihe ikuzimu, hanyuma bikajya bituma noneho Imana ibona barakomeje kugira gute kuyobya ubwoko bwayo. None Imana igasa naho ibakuyeho amaboko. Noneho cyangwa se Satani nawe akaba ari kurwana ishyaka, avuga ati nanjye uyu muntu aho kugira ngo ancike n'ubundi ajye ku Mana, Imana aba ariyo akorera neza, nanjye ndamugira kabarore, hanyuma nibinaba ngombwa isi yose imubone. Noneho hakabaho nk'igihe nk'umukozi w'Imana waruzi w'icyamamare ashobora gukora ikintu kigatungurana bakumva ko atakagikoze. Burya ni Satani ibimwanitse imushyize hanze,
kubera iki no kuvuga ngo ibiri kureba ikabona ibyo yasinyanye Satani nawe ari gushaka gucika Satani ngo ajye mu Mana neza, cyangwa se Imana ikabona ari gushaka kuyicika ngo ajye kwa Satani neza. Noneho hakabamo ikintu gituma ahita agaragarira abantu bose. Ubwo icyo gihe rero y'abantu bamubonye mu bibi, ubwo urumva nyine bya bibi byiwe babimwerekeje ko ku mwami akorera. Nuko biba bimeze. Wenda reka nkubaze, hari umubishop umwe watawe muri yombi ndetse n'uyu munsi yaburanye, yitwa Bishop Harerimana Jean Bosco, wari ufite itorero ryitwa Zerafat Holy Church, ryakoraga i Nyamirambo rigakorera n'ahantu bita rikorera i Kanombe sinibuka neza, rigakorera n'ahantu bita Gisenyi, ndetse byaje guhinduka rikaza no kwamburwa ubuzima gatozi. Hari uburyo abantu yasengeraga abantu abakoresha imbaraga cyangwa se atunga wenda n'ibiganza. Nyuma yaho haje kugaragara n'umwana waje gutanga ubuhamya avuga ko uyu mugabo yamujyanye kuzimu, amutamba kuzimu. Nyuma yaho nibwo uyu mugabo yaje gutabwa muri yombi. Ese birashoboka cyane ko uyu mugabo umuntu ashobora kuba afite imbaraga zitamba abandi bantu kuzimu? Mbo urakoze cyane nk'uko bivuze, kiriya ni ikimenyetso, kiba ari ikimenyetso cy'ikimenyetso cy'inyamaswa. Ikihe? Kiriya icyo kintu warumbajije kijyanye n'ibya Harerimana Joseph, uriya Bishop Harerimana ni Harerimana Jean Bosco, ni Harerimana Jean Bosco. Kuriya nyine byamubayeho ni birebire, ndetse uriya mwana yabanje kuvuga ubutumwa cyane, abivuga bitari byaba, ariko abantu bagatinda kubyumva. No kuvuga ngo Imana nta kibitakoze, iba yakoze ku ntore zayo zitakira ku manywa na nijoro, ikazikora ku maso. Kuko ubundi mu gitabo cya Amos umuhanuzi Amose, ibice byaho 3:7 hari ijambo rivuga ngo nta kintu na kimwe Imana izakora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibihishwe byayo. Bishaka kuvuga mu yane magambo, uriya mwana buriya ni umuhanuzi ukomeye cyane, yari yahishuriwe. Ariko nanjye uko mbibona mu rwange ruhande nk'umukozi w'Imana, nkurikije uko Satani nabonye agenda ashaka kwifatira abakozi b'Imana b'ibyamamara, uriya Harerimana Jean Bosco yari yamaze guterwa n'umudayimoni witwa bwenge bw'isi. Uriya mudayimoni bwenge bw'isi yari yamaze kumutera, uriya nahishuriwe Satani yabatirije kuzimu. Ubundi nsubiye inyuma gakeya, Satani uburyo nabonye yabatizaga abo badayimoni, yabatirizaga mu nyanja y'amaraso. Iyo nyanja y'amaraso mpita nyisobanura n'uburyo yageraga kuzimu. No kuvuga ngo na amaraso abadayimoni Satani ateza abadayimoni bakaza guteza amagisida ku isi. Bateza amagisida hano mu mihanda, cyangwa se nka kwa kundi hari ya wigeze wumva icyombo cyakoze agisida i Rusizi muri cyangwa kwa kundi kibiranduye, abantu bagahita bapfa bose. Iyo amaraso abaye kuriya ari agisida imenetse hano ku isi, abadayimoni bo bahita bayayora bakayamanura hehe ikuzimu, bakayarundira hamwe ahantu. Noneho Satani sekiba akajya atanga amategeko aho yicaye afite amahembe 7 ku mutwe, akajya avuga ngo nimubatize umudayimoni, mubatize izina, azajya ajya guteza ibibazo ku isi, kandi agenda arwanya iby'insengero, arwanya n'iby'abakozi b'Imana bavana mu nsengero, abajyana mu mahoteli, abajyana mu makabari, abajyana mu bibi, abajyana mu bintu bidashimishije Imana. Nuko strategy ya Satani imeze. None umupasiteri uzajya ubona yatewe, ukabona ari inzu bw'abakabarori, ndetse nka Harerimana Jean Bosco bavuzemo ikintu nibuka, bavuze ngo hari ibintu by'amafoto ngo byari bikiri gushakishwa, ngo by'amafoto ngo y'umuntu ngo y'ukuntu yasengeraga abantu, ngo ariko ndetse ngo kuri online cyangwa se ku matelefoni ngo bambaye ubusa uko bavutse. Biriya byose ni igishushanyo mbonera cyande cya Satani, kuko nta Mana yakora iryo. Ni ibintu bitabyumvikana. Yes, ariko iyo utari wabimenya ngo bihishurirwe, ntabwo nshobora kuzana urugero ngo mbivuge nta bimenyetso bifatika biriho ngo umuntu ahita byumva. Nuko rero Satani afite umugambi wo kugusha abantu b'abakozi Imana b'ibyamamare benshi, bakagenda bagendera mu kimenyetso cy'inyamaswa 666. Ikimenyetso Yohana yahishuriwe mu byahishuwe, aravuga ngo hari inyamaswa izaturuka ikuzimu, ngo ikaza ngo ari inyamaswa ngo y'umubare 666, ngo umuntu wese ngo uzaba uri kuyiramya akayisenga muri icyo gihe ngo azaba ari mu afite ngo azahabwa n'ikimenyetso, nibiba ngombwa bakimushyire no ku ruhanga ngo ibintu bikomere.
niyo mpamvu no kuvuga ngo ibi ngibi ubona byo kuvuga ngo insengero wagiye ubona n'ibiki byose bafunga insengero n'ibindi Satani wababyishimiye ubundi muri gahunda ya Satani yifuza ko nta nusengero na rumwe rwabaho ku isi cyangwa mu gihugu. No kuvuga ngo mu yandi magambo Satani waba yifuza neza yuko nta nsengero zabaho. Hakwiye kubaho amasoko menshi, hakabaho amakabari menshi, hakabaho amabare menshi, hakabaho ibintu amahoteli menshi, ariko insengero zigashira ku isi. Niyo strategy ya Satani. Ariko ntabwo azabigeraho kuko Uwiteka Imana ishobora byose. Imana iracyahari. Imana icyabereye intore zayo zitakira ku manywa na nijoro, mba ndi gusenga uko bwije nuko bukeye, mpamagara Imana nkiyiriza ubusa, sinjye nsinywe. Hari n'abandega iminsi bakambwira ngo ubwo insengero zafunzwe, ngo abapasiteri beshi ngo tugiye guhinduka, ngo tujye mu bibi, ariko ngiye sinzahinduka, nzagumya nizera Imana. Nzi neza n'ubu mfite ikibazo gikomeye cyuko nta telefone yitumanaho mfite nini ya touch, nayotse kugira ikibazo barayiba, bayinyibira Nyabugogo ndi kuva Ruhengeri ejo bundi. Yari telefone yamfashaga iby'umurimo w'Imana nini cyane. Ubu ndi gukoresha agatelefone k'amatushi, nanatanga na nimero za telefone noneho n'abantu bari no mu bihugu by'amahanga ntibambone. Ariko mu by'ukuri hari n'abandi baba bari kumpamagara bakantega iminsi bakambwira bati mushumba, ati wowe ibintu ati Imana yaguhamagayemo, ati abandi bafite amamodoka, abandi bafite amataje, abandi bafite ati inganda, abandi bafite ibiki byose, abakantera ubwoba bamyumvisha neza yuko ngo Imana yanjye idashoboye. Ariko umva ngiyi Bibiliya Imana yanjye irashoboye, ndacyayizeye, ndacyayiringiye mu izina rya Yesu. Rero bishaka kuvuga ngo ibyo warumbajije ko harira Imana Jean Bosco, abana bundi baharira Imana Jean Bosco bariyubona. Abana baharira Imana Jean Bosco, buriya mushumba Bishop harira Imana Jean Bosco, buriya bagize ikibazo gikomeye. No kuvuga ngo dayimoni bwenge bw'isi wateye harira Imana Jean Bosco, yakururiye umugore we ibibazo. Umugore we nawe warafunze. Umugore we warafunze, babafunganye bombi icyo gihe. No kuvuga ngo ibaze rero no kwitwa ngo uri Bishop, bakakujyanana n'umugore wawe mwese muri kuzira ibyaha bimwe, kandi bigaragara neza yuko atari Imana mwakoreraga, ahubwo ko mwakoreraga sinyare ya Satani. Ariko ni Imana. No kuvuga ngo burya Satani bakoreraga aba yarakomeje kugenda akora ibibi byinshi, ariko abantu ntibabibone, noneho bikazarangira noneho bibaye ngombwa neza yuko Imana nayirebye ikumva iramukarabye. Yamukaraba, yagukaraba, ugahita ugaragara ku bibi byawe. Buri ikintu cyazashobora harira Imana Jean Bosco nuko nyuma y'ibi byose yazagira gutya agasaba isi yose imbabazi, agasaba imbabazi, ndetse kandi muri uko gusaba imbabazi akongera agaca bugufi ari no kurira n'amarira menshi. Nibwo Imana yamubabara, kuko Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi, ntirayivaho. Ariko ibyo atabikoze kubwije ukuri ko Imana isumba byose, harira Imana Jean Bosco buriya yababaje Imana. Nicyo cyatumye Imana ifata umwanzuro wo kumugira akabarure, nyine aca muri biriya byose ubona. Hari n'abandi uzagenda ubona bagiye kugenda bagaragara hano, mba nahanuye jewe ntakoma ntagize. Hari n'abandi uzagenda ubona aba ni nk'abandi wabakewe. Nk'ubu reka nkubwize ukuri, njyewe maze iminsi ndi gusenga, kandi mvuga jewe ibintu nkitambukira nkigendera, bimenyetso bikagaragara byitonze. Maze iminsi ndi gusenga. Niba hari umuntu wababaje Imana muri iyi minsi, no umuntu witwa Claude Niyonzima. Yababaje Imana muri iyi minsi, iyi ngiyi mike gusa yababaje Imana. Kandi uburyo yababaje mu Imana nukuntu ari guhangara amavuta amurenze ku rwego rwo hejuru, agatinyuka kuvuga ngo atenze Yongwe, kandi we ari revera pastor, kandi Yongwe ari apotre. Claude urabona yararengereye cyane. Claude ndabona yaratewe n'umudayimoni witwa bwenge bw'isi. Uwo mudayimoni witwa bwenge bw'isi namaze kubivugaho ko ari nawe wari warateye harira Imana Jean Bosco. None na Claude aramwatatse. Claude ruburya mwatatsemo, amwatatse atangiye gusa naho adaha agaciro apotre Yongwe. Akarinda nubwo akora ibiganiro afata amazi ayamena. Ngo Yongwe ntabwo yakamusengeye ngo amwatuze, niba wenda hari uko yamuhishuriwe. Kuko Yongwe yari yakoze ikiganiro, icyo kiganiro kuri Tamuneri ndetse bashyiraho ihene. Aravuga ngo Juste
nawe Claude muzaza musaba Imana imbabazi hano kuri kamera hanyuma nge naragutenze we Claude bitewe n'ibyo yaramubonye mu bibi kandi ibyo ntabwo byaba ari bibi ariko Claude ahita aterwa na wa mwuka wa daimoni bwenge bw'isi wo kwikakaza ahita yishyira hejuru avuga ati we ntiwansengera ntiwanyimitse ntiwansengera ufite ubusembwa bw'amezi 6 ati utaruzuza uvuye muri gereza none wansengera utuhishuri gute ati ko ufite ibyasha byinshi bishaka kuvuga mu yandi magambo ibyo ntaho bihuriye n'umuntu kuba yakuzura umwuka wera eriko umuntu ashobora kuzura umwuka wera no muri iyo gereza ubu hari n'imfungwa ziri muri gereza ariko zuzura umwuka wera sibyo se ikindi uretse no kuba atari muri gereza kandi akaba ari apotere kandi wahawe inshingano yaramubwiye ngo ntaho yemererwa kuba yashyira urusengero ku isi cyangwa mu gihugu niko potere niko umuntu witwa Claude Niyonzima numvisha avuga ni ibintu yivugira sibyo ibyo bintu abavuze byose apotere Yongwe ubundi umuntu yimitswe kuba apotere ubundi apotere bisobanuye intumwa yuri intumwa rero wemererwa kuvuga ubutumwa ku isi yose ukurira indege ukamanuka izindi ukagenda utanga inshingano ugashinga insengero ukagenda ubumeze nka Pawulo yagendaga ashinga insengero agasiga ba Timoteyo hariya agasiga ba Tito hariya agasiga bande hariya apotre Yongwe nawe buriya yemererwa kuba yagenda afungura insengero ku isi hose mu gihugu cyose yageramo uretse na hano mu gihugu cy'u Rwanda kuko inshingano yahawe zimwemerera kuvuga ubutumwa ku isi hose rero yumeze gutyo uri apotre ntabwo umuntu uri hasi yawe ashobora gutinyuka amavuta yawe ni ikosa rikomeye cyane ubu jewe nubwo ndi revera pastor ariko bishop uri hejuru yanjye nkwiye kubaha amavuta ye yego icya kabiri nkwiye kubaha amavuta ya apotre uri hejuru yanjye ubu Yongwe sinamuhangara kubera ko amavuta arimo ari ku rwego rwo hejuru yanjye nubwo yacumura ku giti cye Imana ye yabyimenye Imana nayo yo ubwayo yabyimenyera ariko icyo nshaka kuvuga Claude yababaje Imana kuko yatatse Yongwe arangije agenda akora ibintu byinshi Yongwe ubu gutya tuvugana sindahura nawe nta nimero ye ngira sinzi neyaba ariko gende kuvuga kubw'umuhati w'Uwiteka Imana nyine ngabo iki Imana yambwiye ibi twabivuze duhere kuri Zerafati uvuga ati nyuma ya Zerafati hari abandi bakurikira hari abandi bashumba beshi bagenda bahindurwa n'imisi nibihe baterwa na daimoni mudindiza na daimoni bwenge bw'isi uyu daimoni agenda hindura abantu byanze bikunza ashaka kubakura mu byizerwa kandi akabatetereza kwikakaza no kwishyira hejuru nicyo kimenyetso kizajya kiranga bene abo bashumba baba barajyanye baragiye bashaka kugirana amasinyari na Satani ikuzimu Claude barimo mwungwiki Claude yamaze guterwa birasaba neza yuko agomba gufata ibihe byo gusenga ndetse agasanga apotre Yongwe akamushyira ibiganza akamusengera kuko Claude yakoze ikosa hari ikiganiro herutse gukora ajya kuri kamera imbere ya kamera arapfukama aravuga ati nsabye Imana imbabazi ati n'isi yose ati kubya Yongwe nibyo yavuze atariko ubwo yari ari kumwe n'umunyamakuru apfukamye icyo kiganiro cyarasohotse turibaza tutese ko apfukamye imbere ya kamera na apotre ese umunyamakuru na apotre kwasabye imbabazi isi yose kandi uwamutenza hari ibyo byabaye mbere yuko akora kira kiganiro yakoze ejo bundi amaze gukora ibiganiro bibiri bigoye ari kuvuga ati ni utenze Yongwe kandi we yamutenze mbere ese wabutenze nawe ugahindukira ugatenga abakozi Imana bari muri ibi bintu niba ari n'agakino bafite Imana igiye kubashyira hanze niba bari mu gakino yakonika Imana irambiwe urabihanuye ndahanuye nk'umuhanuzi w'Imana niba ari n'agakino baba barimo ngo bari mu butwiko ntabwo ngewe ndi hano ndi mu butwiko sindi gutwika ntawe ninginga ntawe nsaba ndi mu ishyaka ry'ubumana Imana yaremye ijuru n'isi ubu butwiko bwabo bwose bugiye kugaragara kuko umwe aragira gutya akikunkumura akaba aragize uti jewe ati wowe runaka akaba yatatse runaka akaba yatatse undi mu yindi minsi hashira tukajya tukabona ngo umwaje ari gusaba undi imbabazi tukabona ngo aje ari gusaba undi imbabazi ubwo butwiko bwose bwagiye bubaho nkajya mbona aho Mutesi pasteur nibishaka agira gutya
akaba aravuze ati njyewe mbabajwe ati ati n'ikintu cyitwa ati nizo shokora uhaye Bishop Gerard ati none ufashe ibyo kurya by'abana b'Imana ubihaye imbwa. Turibaza ati se nibishaka Theogene ubwo tuvuge yuko afashe umuntu witwa Bishop ahise amwita imbwa akakaye kuba Mutesi ahaye Gerard amuhaye ziriya amuhaye ziriya shokora aho ushobora kwibazamo mu wundi mwanya nibishaka abaje muri Tevayipo kwa Yongo aba arisiguye avuga ati cyakwa narengereye niba Mutesi wenda anambonye nabi ambabarire atari ko ndamukunda niko yahise avuga nibishaka. Turibaza kana agatwiko babamo niba mukunda se yamusabye niba mukunda se yagiye kumukwa niba mukunda se yamugize umugore bikagira inzira ariko bakareka ibintu by'agatwiko bya buri mwanya. Ntabwo Imana ikunda ibintu by'ubutwiko. Imana ni Imana ukuri kwayo guhora kuzuye ntiguhinduka. Haleluya. Ukuri kubumana kuba kuzuye ntiguhinduka. Nge nzavugisha ukuri, nta mamodoka nkeneye, nta mazu nkeneye bizaze bishaka cyangwa birorere, kuko abo bene abo ngabo besho usanga bafite amamodoka n'amataje n'amazu n'ibindi, ariko jewe ndi kukuri kuzuye kubumana. Kuko ibyo nabonye kuzimu beshi bagiye kurimbuka. Ibyo nabonye kuzimu mbona Satani n'uburyo agenda hindura abakozi b'Imana ashaka kubigarurira ngo abagira uko ashatse. Beshi bagiye kuba kabarore kandi uzabibona. Imana ifite agahinda. Imana iri gupfusha abantu bagaseka. Imana yapfusha abantu bakishima. Ariko Imana ifite agahinda kuko iri gupfusha. Aba bishop beshi Imana irimo irabona yapfushije. Imana irimo irareba ikabona abitwaga abashumba, bitwaga abahanzi bakomeye, bitwaga ibyamamare bikomeye bari gushaka guhindurwa na Satani ngo bajye mu kimenyetso cy'inyamaswa 666. Icyo Yohana yahishuriwe ngo mu minsi y'imperuka hari ikimenyetso cy'inyamaswa izaturuka ikuzimu ikikaza kikibasira abantu. Ande Kristo kaba yakora ku mugaragaro. Ande Kristo nubwo itarajya ku mugaragaro neza, ariko byanjye bikunde ndabona n'ubundi amaherezo ariho yerekeza. Irashaka guhindura abantu bose kugira ngo baba kabarure n'ubundi bagende bajya mu rwego rwa Satani aho kugira ngo bajye mu rwego rw'Imana. Ariko Imana ntizabyemera. Dore Imana ntizabyemera. Ndahanuye Imana urufatiro. Maze iminsi ndi kuvuga ku ijambo rikomeye cyane. Ijambo riri muri Timoteyo wa 2 ibice 2 umurongo wa 19 ni ijambo rivuga ngo nyamara urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagase, rwanditsweho ngo Uwiteka aza abantu be. Iyo umuntu ari ku rufatiro rw'Imana ntahindurwa n'imisi n'ibihe. Iyo umuntu ari ku rufatiro rw'Imana nyine urwo rufatiro ariho nubwo inzara yamwica arihangana. Iyo umuntu ari ku rufatiro rw'Imana, iyo urwo rufatiro ariho ntahindurwa n'abantu bose uko babonetse. Rero umuntu wubatse ku rufatiro rw'Imana atandukanye n'umuntu wubatse mu bishanga, wubatse ahantu hatameze neza. Imana yacu tugire neza cyane. Ndi kujya ndeba rero nkabona hari abantu bitwa abakozi Imana cyangwa se abashumba ariko bameze nkaho wajya ngo bubatse ahantu ku gishanga. Ntabwo bubatse ku rutare. Urutare ni Kristo Yesu. Urutare ni umwana w'Imana. Rero Pawulo niwe wavuze iri jambo aribwira Timoteyo, aramubwira ngo nyamara urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagase, rwanditsweho ngo hari abashumba bakiri ku rufatiro rw'Imana. Rwanditsweho ngo hari abakobwa bakiri ku rufatiro rw'Imana. Rwanditsweho ngo haleluya Uwiteka aza abantu, aza abamukorera by'ukuri n'abatamukorera by'ukuri, baryarya bari mu butwiko gusa, bashaka views gusa, ariko badashaka kugira ngo bomora imitima y'abantu yomorwe neza. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Nje nkora ikiganiro ejo bundi nimara kugikora numva ndi mu mwuka, numva ndi mu mavuta, umutinganya mpamagara kuri telefoni ye ntanamuzi, ambwira mu bujwi bw'abakobwa n'abagore, ambwira ijambo rikomeye, ambwire ngo emera ureke guhamya Imana, ureke no guhamya Yesu, nguze nkugira umugore wanjye nje nkurongora mu kibuno, ngo nguhe miliyoni 20 z'amanyarwanda, miliyoni ngo nguhe miliyoni 8 z'amanyarwanda, ngo ndaziguha cash barubaru,
ngo turajya ku cyuma ngo dushyiremo ikarita ngo ariko ngo ndabizi ngo uri gukorera Imana ukennye ngo ubukene ngo ari bwishi. Ubu gutyo mbona nta modoka ngira, mba mu nzu y'ibyumba 2 na saro n'abana 5 n'umugore wanjye. Uri kubyumva? Nemeye kudacumuzwa n'akamanyu k'umutsima, ntegereje ubutabazi bw'Imana. Imana izabikora cyangwa irorere. Noneho n'insengero zose zarafunzwe, ariko ndi gukorera Imana njyewe ntawe ndebaho, ndeba ku Uwiteka Imana ishobora byose. Bishaka kuvuga mu yandi magambo nkuko natangiye mbivuga, nzakorera Imana mu kuri kuzuye, kuko Imana nikizampembera. Yesu nashimwe cyane. Erega n'ubugingo buraryoshye. N'ubugingo buraryoshye, abantu bagiye babushaka nabwo babuharanire, kuko ubugingo nabwo ni ikintu gikomeye. Ntibagashake iby'isi gusa ngo bibagirwe n'ubugingo. Mana yacu tugire neza cyane. Ariko nge nizeye yuko n'ubundi Imana igiye kuzantabara, igiye kuzangira neza, ndabizi ndumva mfite icyizere. Rero Imana rero irababaye, ifite agahinda. Urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze. Abashumba benshi yego kenshi cyane aba bantu bari gukoresha izi mbaraga z'umwijima wa Kristo kugira ngo babagamije iki? Ikintu bagamije nyirizina, ubundi strategy ya Satani yo arashaka yuko abantu b'abashumba benshi bari bakomeye bagenda bahinduka noneho bakagenda banga izina ry'Uwiteka bakaryanga burundu. Bamara kuryanga bakajya mu businzi, bakajya mu bujura, bakajya mu busambanyi, bakajya mu kwikinisha, bakabaho nk'abantu b'ibyomanzi nyine biraho gusa bya Satani, ariko bitari iby'Imana. Uwo mwuka Imana irawanze nayo, kuko Satani ari kwifuza guhindura abantu, n'Imana iri gushaka guhindura abantu. Ijambo ry'Imana muri Daniel ibice 12 umurongo waho wa 3, Bibiliya iravuga ngo kandi abantu bahindure benshi ku bukiranutse bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. N'abantu bahindure benshi ku bukiranutse, haleluya, ngo bazaba umucyo, barabagirane nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru. Bishaka kuvuga ngo niba njyewe ndimo ndavuga gutya, ndi guhindura abantu benshi ku bukiranutse, ndi guhindura abantu benshi ku gakiza, ndi guhindura abantu benshi mu mucyo w'Imana. Bishaka kuvuga ngo hari ingorano nziza nizeye nzakura mu ijuru kuruta ku bantu. Hari ingorano nziza nizeye nzakura ku Mana. Imana yikwemeye ikwemeza abantu. Imana yikwemeye ikwemeza abantu. Niyo mpamvu muri iyi minsi njyewe mfite agahinda cyane n'ishyaka ryo gukorera Imana, ndetse ndi no kubwira umuntu wese ubaho mu buzima bwanjye naba narigeze nanacumuza ngo ambabarire. Niba hari n'umuntu nigeze ncumuza ku isi cyangwa mu gihugu, ambabarire. Nanjye sindi umuntu, nanjye sindi marayika. Nubwo ndi kuvuga gutya, nanjye sindi marayika. Sinjya kwihimbaza cyane ngo mvuge ko ndi marayika, ariko nanjye icyo nizeye neza yuko nizeye ubugingo buhoraho bw'ijuru. Ndabwizeye, ntabwo ndi ikivume ku buryo ijuru ntazaribona, ahubwo nizeye ubugingo buhoraho. Rero niba hari n'uwo nigeze ncumuza ku isi cyangwa mu gihugu, nkamucumuza mu bihe byanjye, nanjye sinari marayika, ambabarira aho ari. Ariko ndumva ngiye mu mutima wanjye nta mutima uncira urubanza aka kanya, kuko iyo nagendaga nkaba nanagwa mu ntege nkeya, niyungaga n'Imana yanjye, uwo munsi ngahita nkomeza ubuzima. Bamenya aho twihanira, ariko ntibamenya aho bakunda kumenya aho twacumuriye, ariko ntibamenya aho twihaniye abatambye ubwami bwera. Bishaka kuvuga ngo rero, haleluya, buri muntu wese ahava akagera yisuzume, kuko neje impanda y'Uwiteka yavuga, nejo bundi impanda y'Uwiteka yavuga, no mu gitondo yavuga, no mu kanya yavuga. Rero aho umuntu wese ari acunga izamurye, kuko ari Imana ishaka. Ndabwira umuntu wese witwa umushumba, ndabwira umuntu wese umuhanzi ukomeye, ndabwira umuntu wese w'umukozi w'Imana ngo dore Satani arasamye kandi atumye abadayimoni benshi bo kugira ngo bahindure abantu, bagende baba babi, hanyuma bave mu byizerwa, abantu bagende baba kabarore, abagira kabarore. Nkabwira abantu ngo nibabe maso, kuko Uwiteka nawe arashaka yuko abantu bamukorera bujuje ikimenyetso cyiza cy'ubutsinzi, ikimenyetso cy'inyamaswa 666, dore cyahagurutse. Uriya mwana wari uri kuvuga ku bintu bijyanye n'umuntu witwa Harerimana Jean Bosco, uriya musore wabihanuye, akajya avuga ngo arimo arabona ngo hari ikimenyetso ngo cya ropenade, niba ari ropenade, ngo cy'ijisho cya ropenade, akajya avuga ngo icyo kimenyetso ngo arakibona, ngo kira kimenyetso kiba kirimo ngo ibintu biri strategy y'abadayimoni, nk'uko yabivugaga. Akavuga ati
Harerimana Jean Bosco yamujyanaga ikuzimu uriya mwana, bishaka kuvuga mu yandi magambo ngo hari imbaraga zigenda zirwanya abapasiteri benshi zishaka kubananiza no kubarwanya, ariko biba biturutse ku masezerano baba baragiranye na Satani kuzimu, hanyuma batangira kuyica, Satani akabagira kabarore, n'Imana nayo ko ibakuraho amaboko. Kuko nkabira byabaye kuri Harerimana ari amasezerano yasinye kuzimu akayica. Yes, na amasezerano aba yarasinye akayagirana na Satani kuzimu, hanyuma yamara kuyica, Satani nawe akareba akabona nasubira mu ruhande rw'Imana akarujyamo neza, agatavuga ati nanjye reka mugira kabarore n'ubundi bamubone n'ubundi no hahandi, noneho abantu bamwangire kimwe. Abari strategy ya Satani. Wabyumvisha uko Satani akora, ariko mu buryo bw'ubumana. Imana yohe nanone ibiri kurwana ishyaka ivuga ngo nuri yaracyari uwanjye, nuri yaracyari uwanjye, nuri yaracyari uwanjye. Wumvisha uko bimeze? Nuko biba bimeze ubundi. Ubu n'ubukorode niyihana agaca bugufi, Imana irahita yishime ivuga ngo nawe uracyari uwanjye. Imana ndikureka ngo igutererane, nicyo nyikundira. Ariko Satani ashobora kukureka akagutererana ukaba kabarore, wazarangiza n'ubugingo n'ikuzimu wazagera akakwanga. Uruko byumva? Wagaruka no kumana ukangwa. Satani yakwanze we abagambire kukugira kabarore, kuko nta nyunga kungukaho, nta bugingo bwawe akeneye Satani. Satani byonyine iyo ari kuzimu, uruko byumva, ameze nk'uvumye. Ubundi nge nabonye kuzimu hameze nko muri gereza ya Satani, niko mpitanye. Ubundi mpita muri gereza ya Satani uko nahabonye. Bishaka kuvuga ngo ukuntu narebaga icyo gihe, iyereka ukuntu narivumbuye icyo gihe mu mwaka w'2000 nerekwa amabanga y'ikuzimu, nagiye kubona mbona intebe zirindwi zicaye abamarayika, zicaye abadayimoni, zicaye abadayimoni barindwi bahuye n'amahembe arindwi ya Satani, uko namubonaga azirekeye kuzimu aboshye n'ibinyururu. Uko Yesu yasize amuboheye ikuzimu, na n'uyu munsi niko akiboshye. Haleluya. Uko Yesu yasize amuboheye ikuzimu, na n'uyu munsi niko akiboshye. Niyo mpamvu umuntu witwa Petero yigeze ahishurirwa ibya Yesu, arangije ahishurirwa izina ryanditse mu bitabo abigishwa bose bari bayobewe. Ubwo Yesu yari ari kubaza abigishwa, akababaza ngo ariko ubundi mugira ngo ndinde? Erega hari igihe umukristo ajya ageramo bikamucanga, akajya ayoberwa Yesu kandi bagendana. Ni ukuvuga ngo icyo gihe rero cyashyushye gutyo, ni ukuvuga ngo usigara uri kwibaza nk'ubu nk'urugero, uri kubyumva? Ubu Harerimana Jean Bosco muri gereza, ubu ari kwibaza ngo se Yesu ni uwuhe wanyawe? Ubu amaze iminsi abyibaza. Ubu abana ba Harerimana Jean Bosco bamaze iminsi bibaza ngo se ari papa na mama, sibyo? Ari papa na mama igisambo nyamukuru kuruta ibindi ni iki? Ushobora kwibaza utese ni umugore wa Bishop Harerimana Jean Bosco, cyangwa se ni Harerimana Jean Bosco? Ariko urebye nyirabayazana yaturutse kuri Harerimana Jean Bosco, hanyuma aterwa na demone bwenge bw'isi, atangira kwigisha umugore ubucakura. Bibabizaniye abana umuvumo wo kuba baterwa n'umwuka umeze nk'ubujura wazira miliyoni 10. Nuko ubundi biza, nuko biba bimeze. Abari strategy ya Satani. Ariko Imana ifite agahindira gupfusha. Imana ifite agahinda gakomeye cyane. Biraza kurangira nkarabye n'ikiganza nsa n'ukarabye gutya, ngira abantu nkaraba, mvuge nti ndagukarabye kuko ubere kutumva. Bishaka kuvuga ngo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, iyo yaguhaye inshingano zeka kubwira ngo nkorera, biba bisaba ngo uyikorere nta kintu na kimurebyeho. Haleluya. Biba bisaba ngo uyikorere utarebye ku butunzi n'ibindi bikagenda biza nyuma. Niba hari umuntu wagiye usengera abantu bagahindukira ku bukiranutsi ndimo. Niba hari umuntu wagiye usengera abantu barabuze imbyaro bakabyara bari ingumba ndimo. Niba hari umuntu wagiye usengera abantu bagahindukira ku bukiranutsi bari mu mwijima w'icurabundi w'ubusinzi w'ubujura w'ubusambanyi bukomeye bagahindukira ndimo. Ariko reka nkubwiza ukuri, nge ntegereza Imana ngategereza icyo Imana inkoreye. Gusa ikintu nyamukuru ndi kwinginga Imana nyisaba cyane, ndi kuyisaba ngo imfashe ibimfashemo gusa. Mbone telefone nini nongere nyibone, nkomeze umurimo w'Imana neza. Hanyuma karaba twisorese. Yes. Abo karaba buburira wahimbuzi yanyuma. Dore nkubwiza ukuri,
nongere mbisubiremo. Claude nagenda ace bugufi asange umuntu witwa Yongwe amushyireho ibiganza musengere. Ubwo mbivuze bwa nyuma. Bitabaye ibyo do nabonye Claude no mu bihe bikeya mushobora kujya kumva mukuma ngo arafunzwe. Nawe akaba yajya muri gereza. Ibyo ari kubwira Yongwe, Apotre Yongwe amubwira ngo afite ubusembwa bw'amezi 6 ataruzuza ngo avuye muri gereza. Nabonye bishobora kumuzaho kubwe ayo magambo kuko yababaje Uwiteka Imana. Ubwo no buhanuzi. Yababaje Uwiteka Imana. Ikindi uri kubyumva uyu muntu witwa Bishop Gerard yanejeje Imana kujya gusaba imbabazi Mutesi. Kira kintu yakoze cyonyine ubwacu Bishop Gerard cyanejeje Imana. Nibi bintu bundi Imana ishaka. Buriya Bishop Gerard yari yatanze umurongo muzima kubashumba kujya gusaba imbabazi pastor wo hasi kandi wari bishop. Akajya kumusaba imbabazi akamushyira amata hanyuma Mutesi akamuha inkoni. Biriya byari byiza. Ni nabyo rero Claude Imana imushakaho afata inzira asange Yongwe aba ari uca bugufi asaba imbabazi Yongwe n'Imana ayisabe n'isi yose kuko nibyo amazi mesi byose avuga n'ubundi yabivugiye ku makamera n'ubundi binyure kwitangazamakuru kuko n'ubundi yabishyize kwitangazamakuru avuga ngo ntashobora gusaba imbabazi Apotre Yongwe kandi amurusha titire kandi ari hejuru ye. Ibyo byababaje Imana. Imana irasha ubundi Imana ikunda abantu baca bugufi. Yuciye bugufi Imana iranezerwa. Rero reka nkubwize ukuri Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ni Imana ifite imbaraga. Ikindi Imana yampishuriye ubusambanyi bw'indenga kamere bushaka gutera ku isi. Yewe bukaba bwajya butera n'abitwaga abantu bo mu nzu y'Imana. Amarari y'ubusambanyi agaturuka ikuzimu ateye abantu bitwaga ngo bari mu nzu y'Imana. Imana irambwira ngo uri kubyumva irwanyije amarari y'ubusambanyi ku bantu bayikorera no ku bantu bisi muri rusange. Ayo marari rero yari kuzatera ku isati. Imana yageze ubwo imhishurira yuko hari abantu bari bagiye kuzajya bafata umurongo bakajya mu masaro de coiffure ngo bakaba bajya kwiyogoshesha imyanya ndangagitsina yabo ngo bagategeka abantu bari mu masaro de coiffure kubogosha kandi ngo igitsina runaka niba ari igitsina gore kikagenda gishaka igitsina gabo ngo niba ari igitsina gabo kikagenda gishaka igitsina gore ngo bajyaga babikora bihishe ngo badashaka yuko hari uwababona ngo ariko Imana yarabibonye iri mu ijuru birayibabaza ngo biyibabaje irambwira ngo haba hano cyangwa kwisi n'iburayi hose bari kunyumva ntabwo ari hano gusa mu gihugu ndi kubwira ngo umuntu utinyuka kugenda wenda ari nk'umugore akaba yahagarara imbere y'umuntu w'umugabo w'umusaro de coiffure akamubwira ngo nyogosha imyanya ndangagitsina uyikureho imisatsi ya myanda yabo baba bafite ngo ibyo bintu byababaje Imana ibyitegereje ngo bituma Imana yarimbura isi vuba ngo kuko biri gutuma umujinya w'Imana uzamuka cyane. Ngo ibyo rero biri guturuka kuri strategy ya Sekibi Satani ngo kandi ibyo byari kuzajya bituma ngo ingo nyinshi zisenyuka ari wo wamuraba wajya kubona wajya gushaka kugenda ingo nyinshi zishaka gusenyuka ngo ariko abantu ntibamenye icyo aho biva. Imana irambwira ngo umuntu izabona ngo atinyutse kujya kubwira umusaro de coiffure cyangwa umuntu wo muri salon de coiffure haba hano cyangwa n'iburayi ngo akajya kumubwira ngo namwogoshe imyanya ndangagitsina amukureho imisatsi mibi ngo kandi akabitinyuka akabikora ngo umuntu Imana izamufatira igihano gikomeye ngo imuteze n'indwara imeze nka kanseri inyuriye mu byuma byogosha ngo kuko azaba yakoze ikintu gihanwa n'amategeko y'ubumana. Ngo ubutuvugana ntibirajya habona ngo ariko hari n'ababikoraga bihishe ngo ariko batiyerekana ngo ariko Imana iramya ngo nimbivuga kuri kamera ngo buri wese ufite ikimukomanga ku mutima azi nk'icyaha ngicyo ngo azaba cyumvishe ntabwo azongera kugitinyuka no kujya kugikora ngo kuko ibyo byari bigiye gusenya ingo z'abantu nyinshi ngo zigasenyuka ngo umugore akibagirwa umugabo we umugabo akibagirwa umugore we ngo kuko ibyo ari ibintu bijyanye n'ibimenyetso bya Antikristo by'ibihe by'imisi imperuka Imana ntibishaka. Imana imbwira ibintu byinshi ndi gusenga maze iminsi mu masengesho yambishuriye byinshi cyane irambwira ngo igihe kirageze kandi kirasohoye ngo abasenga by'ukuri bagiye kugaragara ngo n'ababeshya Imana bagiye kujya habona
Imana irambwira ngo nta umva ifite agahinda ngo kuko yahaye abantu kubaho neza, ngo ibagira neza, ibaha imitungo, ibaha amafaranga, ibaha ubukire, ngo ariko barayibagiwe, ngo bayituye kugenda bayisuzuguza, ngo abantu nibagarukira aho ngaho. Imana iza kugeza n'ubwo imbwira ku bantu b'abagore ngo bajya kwibagisha amabuno yabo, ngo bashaka kugira ngo babatereho nyashi, ngo z'amabuno manini, ngo maze bajye bagenda bahindura abagabo bose uko babonye, ngo abayo bamaze kubateraho na za nyashi, ngo bashyiraho n'akarusho bakiyambika amajipo bita mini, ngo ubujipo bwa mini butoya busatuye imbere n'inyuma, ngo noneho aka kajipo ngo yakambaye, ngo aratangira akajya nyuguza rya buno nyine bamuteyeho baryita nyashi, ngo maze agakurura abagabo b'abandi bose, ngo umugabo wese yamureba ngo agatangira gutwarwa na ya nyashi abona igenda itigita mu muhanda. Imana irambwira ngo ubwo n'uburaya bwaturutse ikuzimu, ngo kandi abo bantu bibagisha ayo mabuno, ngo benshi bagiye kujya bagira gute bahura n'ikibazo cyo kujagatinyo cyangwa se bahure na kanseri, ngo kuko Imana irambwira ngo ikintu kiyibabaje ngo nuko abantu bari kugenda biyibagirwa ubwiza yabahaye, ngo bakabona baburambiwe, ngo bakagenda bashaka kwihindura babi, barushaho kwigira babi, ngo icyo kintu Imana ntigishaka ku isi cyangwa mu gihugu. Imana irambwira ngo baba abantu bari hano mu gihugu cy'u Rwanda, baba abantu bari mu buhoraho, azaguha ubugingo buhoraho kuko azakugirira neza, kandi buri wese Imana izamwitura ingorano zijyanye n'uko yitwaye akiri mu isi. Ngo niba yaranejeje Imana, uwo muntu Imana izamugirira neza, ngo ariko niba ataranejeje Imana, ngo ibabwiye ngo uwo muntu azabona ingorano zijyanye n'ibyo yakoze akiri mu isi. Ngo ariko urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze, hari abo Uwiteka yemera, hari abo Uwiteka areba akabashima. Ngo abantu nibagarukiraho, abantu nibitware neza, ngo Imana ifite umugambi ukugenda iha abantu agakiza gafatika, ngo kandi kugira ngo nukuri igihe cy'imperuka kizagere, ngo ariko Imana igororera abantu ubugingo buhoraho, ngo nimuyikorere by'ukuri mutareba ku kindi kintu icyo ari cyo cyose, ngo Uwiteka azabahemba. Hayakota labaya shando yasika yazobere hekota labaya shando yasika yazobere fa. Haleluya. Ngewe mbabazwa cyane n'umuntu mu buzima bwe ushobora kubaho akumva kunza umuntu umurambo w'umuntu kuruta umuntu muzima. Yabona umuntu apfuye akihutana amaserekeye, yabona umuntu apfuye akihutana ubutabazi, nyamara umuntu wabwije abantu kuri akababwira hakiri kare bagatinda kumwumva. Imana, ndatanga urugero ku muntu witwa Dore Imbogo Vava, yaratashye amaze guta atahira mu ntari yo za Rusizi muri Cyangugu, avuye muri Kigali arwaye yararembye. Hanyuma icyo gihe ariko icyo gihe batinda kumwohereza ubufasha ndetse n'amafaranga ngo yivurize hano mu mujyi wa Kigali mu bitaro byaha muri Kigali, ahubwo arinda agera mu cyaro. Agera mu cyaro kandi Imana yashakaga neza yuko byibuze yakavuriwe n'inaha ngaha. Iyo bamuha ubufasha ndetse ariyo mamashini n'ibyuma bagenda babashyiramo bibongera umwuka birahenda. Iyo bamuha ubufasha icyo gihe byari kunezeza Imana kuruta uko watabara umurambo wapfuye. Nanjye rero ndi hano kuva insengero zafungwa n'ibindi, hari ibyo nyuzemo bigenda bingora, ariko niba uvuga ngo washyigikira amavuta yanjye, yashyigikire nkiri muzima ntapfuye, kuko nimpfa sibwo uzaza kunshyigikira, unshyigikira hakiri kare. Niba mvuze ngo nta telefone mfite yo kumfasha umurimo w'Imana, kavuga ngo ndi mu buzima bw'inzu y'ibyumba 2 na salo n'umugore n'abana 5, ariko nkaba ndi gukorera Imana, sinsabye ariko kuvugisha ukuri uko kuri ni kwiza. Rero ushyigikira umurimo w'Imana, ibyo ni byiza, ni ingororano z'abana b'Imana, ni ingorano z'ubwiza bw'Imana, ni ingorano uzagororwa uri mu bwami bwo mu ijuru. Ariko ndajya nkubwiza ukuri, nge nzavugisha ukuri k'ukuri. Urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze, hari abantu bacyubaha Imana kandi bakiyizeye. Mu bubaha Imana ndacyayizeye nanjye, ndacyayiringiye, ndakiringiye Imana, ndacyizeye neza yuko ntahitava n'umuntu ntanahita Imana ishobora byose, Imana ni ubutware, Imana ni Imana y'imbaraga nyinshi, Imana yacu tugire neza cyane. Murakoze dushimiye mwese mwabanye natwe. Haleluya. Uteka waho umugisha. Dushimiye n'umutima wacu watuganirije byinshi cyane, ngo habwirwa benshi akumva bene yo. Turabakunda, ibiganiro byacu uragaruka. Ciao. Neka mvuge nimero zanjye abantu baba bazikeneye, ni 07 83 4 9 7 9 4 6 07 8 3 4 9 7 9 4 6. Hari n'abajye bambaza Airtel yanjye. Airtel ni 07 3
98 99 722 0783 98 99 722 naho akagaruka naho utaha shalom. Allah. Amen.